Yesu ashimwe cyane mwene data, ndakwakiriye kandi ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwakiriye muri uyu mwanya wacu Youth Time Revival. Urubyiruko n'igihe cy'ububyutse. Amasoko y'ububyutse mu rubyiruko nta yandi mahitamo dufite, ni ugutumbira amaso yacu ku bubyutse, kuko twamaze kumenya ko ububyutse ari cyo gisubizo cya nyuma isi ikeneye kandi itegereje, cyabasha kuyitwaza ibihe duhagazemo. Ububyutse rero Imana yaratangije umushinga wayo wo kubutangiza mu rubyiruko. Urubyiruko igisubizo cy'isi, ububyutse mu rubyiruko. Ni ngombwa rero ko uru rugendo rwacu turukomeza kandi dufite ibyiringiro nta gushidikanya ko iyatangije umurimo mwiza muri twebwe izawusohoza. Uyu munsi turarebana ijambo ry'Imana ryongera kongera kutwereka ndetse no kutwigisha no kutumenyesha uko urugendo rwacu turukomeje, ndetse n'icyo Imana ishaka kutumenyesha kugira ngo turusheho kujya mbere mu byo kwinjira muri izi mbaraga z'ububyutse. Umufasha, igice cya 15 umurongo wa 25 Yohana, umufasha naza uwo nzaboherereza, Imana ishimwe, ava kuri Data, ari we mwuka w'ukuri ukomoka kuri Data, azampamya. Kandi namwe muzampamya, kuko uhereye mbere na mbere mwari kumwe nanjye. Imana ishimwe cyane. Tumaze iminsi turebana uyu mwuka wera turi kuvuga dukeneye, kandi umwuka wera twifuza cyanemo imbaraga nk'itorero, nk'abizera Kristo, imbaraga zifite igisubizo ku bibazo byinshi biri hano mu isi. Ni ngombwa ko twibuka neza kandi tuzirikana ko akamaro k'abera mu isi ni uko bahindura isi. Yesu yarababwiye ngo muri umucyo w'isi kandi muri umunyu w'isi. Nanone ni ngombwa ko umenya ngo mu nshingano zawe, kimwe mu bintu Imana ibona igutegerejemo ni uko umurikira isi, kandi ni uko uba umunyu. Umunyu ni iki? Umunyu ni kimwe mu biryoshya ibiryo, ni kimwe mu bitanga uburyohe mu biryo, ni ikirungo, ni addition, ni ingredient twongera mu biryo kandi ikwiriye kuzana uburyohe mu biryo. Iyo Yesu areba itorero, iyo Yesu areba wowe, abona umuntu uri mu isi kugira ngo isi iryoherwe, isi igire uburyohe. Iyo Yesu areba wowe wamwizeye, akureba nk'umuambasaderi uri mu isi kugira ngo isi igire urumuri. Niyo yahereye avuga muri urumuri, muri umucyo, muri umunyu. Hanyuma rero Yesu aravuga ngo kugira ngo itorero ryanjye niriba mu isi riba umucyo kandi riba umunyu, ni ngombwa ko ndiho umwuka wera. Hanyuma hano turabona ijambo rivuze ngo uwo mwuka w'ukuri naza nzaboherereza. Ikintu cya mbere muzakora, azampamya. Yesu ashimwe cyane. Reka nkubwire nanone ngo niki gishobora gutuma muri wowe ugumana ubuzima bwo guhamya Imana? Ni umwuka wera. Haleluya. Turi kuvuga ku mwuka wera, kuko umwuka wera niwe mbarutso y'imbaraga z'ububyutse zagaragaye kandi ziri gukorera mu isi. Reka nkubwire, Imana yashaka ko tumenya ngo umwuka wera niwe uhamya Kristo. Haleluya. Aramuhamya. Umwuka wera niwe ukubwira Kristo. Ukeneye umwuka wera kugira ngo akwigishe kumenya Kristo, kandi uwo ni nawe Kristo. Hanyuma twabonye ko umwuka wera niwe Kristo. Hanyuma dukeneye kumusobanukirwa gutyo kugira ngo tumwakire tumwumva kandi tumuzi kandi tumugendane tumusobanukiwe. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma rero ubwe Kristo arihamya. Hari aho yageze aravuga ngo sinihamya gusa, ahubwo na Data arampamya. Yesu ashimwe cyane. Ntago Kristo ari kwihamya muri wowe kuko Data ise Imana itamuhamya. Reka nkubwire, kimwe ibintu bikomeye umwuka wera akora, ahamya Kristo mu isi. Ahamya Kristo mu isi. Kubera iki Imana ishaka ko Kristo mu isi aba umuntu, aba umwami? Nuko nta rindi zina twahawe gukirizwamo uretse izina rya Yesu. Kristo utarebesha aya maso, umwuka wera agufasha kumuhamya muri wowe, uhagaze mu byiringiro kandi bifite ubugingo, ibyiringiro bidafite gushidikanya na gato. Biragoye ko wahamya umuntu utabona. Biragoye ko wahamya inkuru yabaye udahari.
ariko dore akamaro k'umwuka wera. Tumukunde tube inshuti nawe tumuzi cyane. Nuko umwuka wera atwemeza Kristo. Haleluya. Kandi umwuka wera ahamya Kristo mu mitima yacu. Hanyuma kugira ngo isi ikire kandi kugira ngo isi imurikirwe, nuko muri Kristo ariho harimo ubwo buzima. Amina. Ni ngombwa ko twebwe abana b'Imana duhishurirwa kumenya ko isi ikeneye Kristo kugira ngo igire ubuzima. Kandi Kristo tutari kubona, tutari kugaragaza n'intoki zacu, dukeneye kugira impamvu, dukeneye kugira moteur, dukeneye kugira imbaraga muri twebwe zitwemeza Kristo. Izo ni imbaraga z'umwuka wera, nizo zihamya Kristo muri njyewe nawe. Kristo waje ntahari, Kristo wakoze ibyo akora agasiga byandikishije. Nari nkeneye ikintu kizatuma mpagarara mu byo nizera ntashidikanya, hanyuma nkahamya ibya Kristo. Abera b'Imana, ni ngombwa ko tumenya ko dukeneye umwuka wera kugira ngo tube abahamya bo guhamya iby'ubu bugingo bubonerwa muri Kristo Yesu. Ijambo ryaravuze ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, ngo kandi ngo muzaba abagabo nyabagabo bo kumpamya. Haleluya. Ni ngombwa ko tumenya ngo kugira ngo Kristo ahamywe muri sosiyete zacu nk'umwami n'umukiza, ni ngombwa ko tuba twuzuye imbaraga z'umwuka wera. Imbaraga z'umwuka wera zizadufasha guhamya Kristo. Impamvu nuko hirya hano gatoya hari aho yavuze ngo ab'isi nibabanga. Mu buzima, mu rugendo rwo guhamya Kristo, habamo ibintu byinshi. Twari dukeneye umwuka wera kugira ngo nitwumva ngo umwuka wera dufasha guhamya Kristo, nituze gutekereza ko Kristo isi imushaka. Ntabwo isi imushaka, umwami w'isi ntabwo amushaka, ariko umwuka wera, Imana mu rukundo rwayo ibonye ko ari ngombwa ko Kristo aza kandi akiza, iravuga ngo ubwo hazaba hariho impamvu nyinshi zo kumurwanya, reka ntange ubu buryo, reka ntange iyi system y'umwuka wera uzakorera mu bazizera Kristo, kugira ngo nibamugira, nabana nabo, nibakorana nawe, azabashyiremo ubushobozi bwo guhamya Kristo. Kuko ab'isi bazabanga, ariko niba bari mu mwuka bazarenga urwego rwo kureba isi, barebe Kristo mu isi, hanyuma nta kindi bazaba bafite kuvuga, ni uguhamya Kristo. Imana ishimwe. Rero umwuka wera adufasha guhamya Kristo. Ububyutse ni iki? Ni igihe abantu nta kindi bafite guhamya, ari Kristo bari guhamya gusa. Haleluya. Ni impamvu ibintu tugomba kubyumva, nuko mu gihe cy'ububyutse, muri piriyodi y'ububyutse, itorero nta kindi rivuga Kristo. Impamvu abantu batari kuvuga Kristo nuko badafite umwuka wera umuhamya muri bo. Nuko umwuka wera batamuzi kandi batazi n'icyo akwiriye gukora muri bo. Iyo umwuka wera wamwitiranyije n'ibindi, urayoba, utangira guhamya ibindi biri hanze kure cyane y'ubushake bw'Imana. Ariko umumaro w'umwuka wera ukomeye ni uguhamya Kristo. Itorero riri mu bubyutse egare itorero riri kuvuga Kristo. Ni ngombwa ko abajene duhindura story, ni ngombwa ko abajene duhindura ibiganiro byacu bikazamo ubuzima bwo guhamya Kristo. Habwa umugisha wo guhamya Kristo, kandi habwa umugisha wo kwakira umwuka wera kugira ngo agufashe guhamya Kristo wizeye. Youth Time Revival, urubyiruko n'igihe cy'ububyutse, amasoko y'ububyutse mu rubyiruko. Icyo nicyo cyifuzo gikomeye kiri mu mutima w'Imana, nuko tuba abahamya ba Kristo twuzuye imbaraga z'umwuka wera. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu waduhamagaye. Amen.